twongeye kubasuhuza aho muherereye hose bakunze ba mayihati. Ku bantu rero bakunda mayihati kuri ubu ngubu rero muri kwibaza ngo ni iyihe mpamvu uyu munsi mayihati itaje kuba yajya hanze. Nicyo kintu kinzinduye kugira ngo mbe nababwira. Nanjye ndi umwe mu bantu bategura iyi mayihati, rero ni umwe mu bantu bagira uruhare mu guhuza amajwi n'amashusho, bishatse kuvuga edit mu ndimi z'amahanga. Njyewe rero amazina yanjye banyita The Brown, nishimiye kuba ngiye kubana namwe mu kiganiro. Hari ubutumwa Kiramani yantumye kuba nabagezaho kugira ngo abafana mukomeze mwitegure cyangwa se mutegereze mwihanganye, ariko muzi neza impamvu filime yanyu itari kuboneka. Nsabe buri muntu wese uri hano ku icyano, umuntu uri kutwumva abe yakora subscribe, aze gukanda n'inzogera kugira ngo buri kintu cyose kibaye cyerekeranye ni filime ya mayihati ujye uhita ukimenyera ku gihe. Nshimiye abantu mwese ko muba muri kutwumva kandi mutegereje ahantu hagiye hatandukanye, ubwo ni mu mpande enye z'igihugu, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Njyewe rero ubasuhuza nk'uko nakomeje kubibwira, nitwa The Brown. Impamvu rero iyi filime yanyu yaje kuba yatinda birangira itabonetse ni uko kuri uyu munsi twagize isabukuru y'umukobwa bita Nyambo Jessica, ngira ngo ni umwe mu ba main character cyangwa se abakinnyi b'ingenzi inkuru iba ishingiyeho. Murabizi neza ko isabukuru y'umuntu aba ari ikintu kitoroshe. Kuri ubu ngubu rero twiriwe mu birori by'isabukuru ya Nyambo. Ubu ngubu rero akaba ari kimwe mu bintu byatumye tutabahereza filime yanyu nk'uko bikwiye, nk'uko twagendaga tuyibahereza buri munsi, umunsi ku munsi. Nanone kandi nk'aho ibyo bidahagije, iyi filime hari ikindi kintu cya kabiri cyatumye iyi filime rwose tutayibahereza uyu munsi. Rero Kiramani cyangwa se Daddy yaje kuba yarwara bitoroshe, ku buryo ki gukina byamugoye kubera ko yari afite intege nke, birangira filime tuyihagaritse. Ku bantu rero bakunda Kiramani turabasaba ikintu kimwe, ni ukuba mwamusengera agakira, ubundi tukazabahereza mayihati yanyu nk'uko muyitegereje. Ikindi kintu rero ku bantu bakunda mayihati, turagira ngo nyuma y'ayo masengesho hari kese zabaye muri mayihati, ariko mayihati irangira izo kese zidasobanutse, nizo tuje kuba twababazaho ibibazo, ubundi nimurangiza kubisubiza muraba mugize uruhare mu itegurwa rya mayihati, kubera ko ibitekerezo muratanga nibyo bazaheraho babahereza mayihati, cyangwa se niwo musingi wo kubakorera mayihati. Ikibazo cya mbere rero murabizi neza ko uwitwa Devo aragira ati, ese ari mbere yo kwiyereka ababyeyi na mbere yo gutera ivi ndabanza ikihe? Ese uri Devo ahangaha wakora ikihe mbere na mbere, ari ukwiyereka ababyeyi ndetse no gutera ivi? Nanone kandi hari iyindi kese yabaye muri mayihati, ariko mayihati irangira idasobanutse. Kelly ndetse na Chris bageze mu bibazo bidasanzwe, kubera ko Kelly bamaze kuba bamuvumbura. Bivuze ngo ahangaha Chris ari mu mahitamo ku bakobwa babiri. Ese hagati ya Kelly na Sheri we arafata nde uwowe? Ese uri Chris ahangaha wafata nde? Ninde wifuza ko Chris yaza guhitamo? Nanone kandi hari indi kese yabaye muri mayihati, ariko mayihati iza kurangira idasobanutse. Ni kese y'uwo bita Gadi ndetse na Sheri we Julia. Kuri ubu ngubu rero Gadi yaje kuba yabesha Sheri we Julia yuko bazabana mu byiza n'ibibi, dore nubwo bakoresha kubyara bifashishije ikoranabuhanga nabyo arabimwemerera. Gusa kuri ubu ngubu rero Gadi ibi byose yabyemeye kugira ngo amwivane mu maso. Ese uri Gadi nawe wakora nk'ibi ngibi, cyangwa Gadi ari gukora amafuti? Nanone kandi tugarutse muri mayihati, dufite main case cyangwa se kese iteye ubwoba. Kasha yongeye kubyuka kandi yaziye Yannick nanone. Ese Yannick niyongera gufata Kasha azamukorera iki? Ese uri Yannick ahangaha Kasha wakongera kumuha amafaranga, cyangwa se wamwica bikagira inzira? Izi kese rero n'izindi tutavuze mwongere
mudutangeho ibitekerezo kugira ngo tuzabakorere mayihati mukunze kandi mwishimiye ivuye mu bitekerezo byanyu. Tubashimiye ukuntu ibingibi mubyakiriye, dushimiye abantu bakoze subscribe, dushimiye ababanye natwe bari barakoze subscribe hano. Tuzongere dusubire, njye nitwa The Brown, mukoze musenge mayihati ni vuba hano.